Oh yes, reka mbifuriza ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Nk'ibisanzwe tugarutse muri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina, aho tugeze ku izina Ivan. Ivan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikomoka ku rurimi rw'Igiserite, aho risobanura igiti cyo mu bwoko bwa if. Iri zina hari naho usanga risobanura uwavutse neza cyangwa se umurwanyi ukiri muto. Reka turebere rero hamwe bimwe biranga ba Ivan. Bakunze kurangwa no gukunda imiryango yabo, ku buryo ngo usanga biba bibashimishije cyane iyo imiryango yabo ibayeho neza. Bakora ibintu byabo nta kavuyo, ku buryo usanga gahunda zabo ziba ziri ku murongo kandi zigenda neza cyane uko babyifuza. Bubahiriza inshingano zabo kandi usanga bakora neza akazi kabo nta kavuyo uko babishinzwe. Bagerageza gukoresha imbaraga zabo zishoboka kugira ngo hatagira umuntu bacishamo ijisho. Akazi bakora bagashyira imbere kuko bumva yuko ariko kabagira uwo bari wo, kandi ariko gatuma imiryango yabo ibaho neza cyane uko babyifuza. Ngibyo ngibyo birabashimisha cyane, bigatuma bahorana imbaraga mu byo bakora. Baraganza kandi bakunda gutegeka. Ngaye rero ubusobanuro bw'izina Ivan. Niba nawe hari izina wifuza yuko twagusobanurira, twandikire muri komenti ahantu hagenwe ngo ushirwamo ibitekerezo, tuzarigusobanurire. Hagati aho, niba iyi video hari kigufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gishya ujye uhita ukibona mu ba mbere. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.